nabayeho nabi mbaho mu buzima bubi mbaho n'ababyeyi banyishurira amashuri barushye imibereho yo guteka nayinyuzemo ku ishuri hehe umwana utaruzi guteka mu muryango yabaga ari nk'ikivume rwose umupfumu mwiza aruta abashumba cyangwa pasiteri igihumbi cya miliyoni 20 b'ibivume badafasha abantu umupfumu ni umuntu nk'abandi bose Salongo afite umubyeyi umwe mama papa yitabye Imana Bamuroze kandi yari umuntu w'Imana nkuko nabikunze kubibabwira mu biganiro byahise baramuroga arapfa aziza amarozi aziza amahembe ihembe ryitsikiranye n'iryo bamutongera niyo ryatumye Salongo aza mu buvuzi gakondo kugira ngo ashobore kurengera abandi bashobora gupfa urupfu nk'urwa papa no kuvuga ngo rero ubuvuzi bumaze kwamamara muri Tanzania cyane aho nakuriye bwa kizungu twakomeje twikoreshereza imiti ya gakondo ko nayo najya nkurikira sogokuru wanjye avurisha imiti ariko ahubwo ngo ubuhanga bwabwo muzehe amaze gupfa nibwo nabyinjiyemo cyane Salongo yashatse umugore 2 mu mwaka wa 2008 muri karitsiye bamfata nk'umuntu ufite impuhwe bamfata nk'umuntu udasanzwe bemwe barantinya abandi baranyubaha ariko giye nkunda gusabana nabo kenshi Salongo n'umudivantiste umunsi wa karindwi yavukiye mu idini ry'abadivantiste yajya rero ntibazajya mu muzimu yajya n'umuntu uriho wanyigishije kuvura kandi n'ubu ngubu baracyariho yagize ikintu kinanira mu gace cyangwa kikajya ku ruhande arambwira ataho ngaho ukora gutya iki cyankiza ibyaha n'amaraso yawe Yesu ndagushimiye kandi mwifurije komeza kugubwa neza wo komeza gukurikirana ibiganiro bya BigTown TV reka ngushimire wakanze subscribe ndetse nawe utarayikanda ndagira ngo uyikande bundi gahunda zibashe kugenda neza ngiye ukomeje kumva nitwa Nyawe nyarukira kuri Instagram yanjye wandika ayo mazina ubundi following tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye ni urugendo rutoroshye kuva mu mujyi wa Kigali nerekeza mu karere ka Bugesera ni akarere gafite iterambere ryihuse ni akarere gafite ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye haba mu mupira w'amaguru haba mu muziki yewe ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye aka karere gatuyemo Knowless gatuyemo ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye gatuyemo Yanga gatuyemo Junior GT yewe gatuyemo n'abakinnyi benshi bagiye batandukanye b'umupira w'amaguru aka karere ukikinjiramo uhita ubona iterambere ryago sasi iki cyanzinduye nafashe ibikoresho byanjye mu gitondo cya kare kare nerekeza muri aka karere njya gushaka umugabo witwa Salongo umupfumu umuvuzi wa gakondo umugabo wigereranya hagati n'Imana cyangwa Yesu Kristo uyu mugabo akora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye by'ubuvuzi mwagiye mumubona mu mavideo menshi agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga agwishiye natayikozeho agendera hejuru y'amazi yewe arubana amafi benshi bayabuze igikorwa kigereranya na kimwe Yesu yakoze ubwo Petero yari ari mu nyanja ari kuroba ari kumwe yewe n'abandi bigishwa be babuze amafi Yesu akababwira ati nimutera inshundura hariya maze bakazana amafi yuzuye rwose ubwato bukenda kurohama uyu mugabo nawe yabikoreye mu ntara y'amajyaruguru uyu mugabo ibikorwa yakoze ni byinshi cyane kandi mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye n'umugabo wavukiye muri Tanzania hazwi nka Karagwe uyu mugabo avuka mu muryango w'abana 9 ukimukubita amaso ubona ko rwose nta kibazo ateye ari kugeza ahakorera ibikorwa bye bya buri munsi by'ubuvuzi bwa gakondo ukinjirayo ubwo babura kwica ari kugitambagira cyangwa ukigenda aho atuye muri ako karere uyu mugabo ni umuntu ubona kashikamye kandi ibikorwa byiwe birivugira ukinjira cyangwa ukigera ku muryango w'igipanga atuyemo nta kindi kintu kigufata cyangwa nta kindi kintu ushobora kubona ku maso uretse intare yashushanyije ku gipangu cye uyu mugabo yize primaire yiga yisumbuye ndetse yiga na kaminuza uyu mugabo yize cyitwa civil engineering muri kaminuza ndetse yaranabirangije abumva neza ni ibijyanye n'ubwubatsi cyangwa gukora plazinzo uyu mugabo yageze iwe mu rugo akora iki cyangwa byitwaramo gute abanye gute n'umugore we abanye gute n'abana be ni umugabo wabyaye abana 2 b'imanga bwa mbere umwana umwe yitaba Imana ubu ngubu afite umuhungu n'umukobwa yewe abana n'umudamu namubajije ku kijyanye n'umugore ese ni gute yabonye umugore we
ese yashatse umugore we ari umupfumu cyangwa yamushatse ataraba umupfumu? Umva icyo yanshubije mu magambo ye. namushatse ndi mu bintu by'ubuvuzi, ariko ndimo no kwiga ibintu by'ubwubatsi. We mu rugo rwe n'umugore we nta n'umwe ujya wita umwe umugabo cyangwa umugore. Aha naho yaje kuhaduha ibisobanuro. Iyi ni BigTown TV, amazina yanjye nitwa M. Reka nkwibutse yuko muri BigTown TV dufite icyitwa BigTown Record, aho ushobora kuza ugakora indirimbo zawe. Turi kumwe na producer Clark, uyu uraza akagutunganyiriza umuziki. Erega nawe waba wifuza kwamamaza ibikorwa byawe bigiye bitandukanye, ngwino tukwamamarize, ubundi ubuzima bwawe nubwo abantu bifuza kumenya ibikorwa byawe bubashe kugenda neza. Tujyane kuva mu mujyi wa Kigali kwerekeza mu karere ka Bugesera, tujye kureba ubuzima Salongo abayemo. Murakoze. Yes, aba BigTowners mumeze mute nkuko mwabyumvishije mbere na mbere, nabwiye ko nagiye gusura umugabo bita Salongo. Ese ubuzima bwe bwa buri munsi buba bumeze gute atari kuvura? Hari bamwe mu benshi bamufata nk'umupfumu cyangwa mukamufata nk'umuganga uvura bya gakondo, ariko abenshi bango baramutinya. Urebye no ku gipangu kibu kinjira mu rugo rwiwe ubona ku gipangu cye kabisa hateye ubwoba. Rero uyu munsi nifuje kumenya ngo ubuzima bwa Salongo buba bumeze gute nyuma yuko avuye hariya. Ese mu gitondo biba bimeze bite? Ubundi Salongo afite imyaka ingahe? Avuka he? Avuka mu kahe karere? No wahani Bugesera? Ese ubundi byagenze gute? Nje gute muri no mwuga w'ubupfumu? Reka wenda rega bariko mbivuga bamwe ni mubyumve nabi, niko kaza kore ni nako tumuzi dore imbwa niko tumuzi. Yes, rero tugiye kwinjira mu rugo, tugende tuganire ubundi twumve what's going on. Salongo ni muntu ki? Ubuzima bwe buba buhagaze gute? Yes, rero dore ukinjira dore izi nizo zikwakira nyarubwa, izi emwiriro kansi. Yes, rero tugeze mu rugo kwa Salongo, ni hano. Aha ni haba. Ese nyuma yo kuba wa mugani avura, ubundi abayeho gute? Abayeho gute? Ubuzima bumeze bute? Ndekumva ari kuririmba. Yes, reka twinjirane turebe ubundi ubuzima bwe bwo mu rugo buba bumeze bute. Yes, ubuzima bwe bwo mu rugo buba bumeze bute? Muri kumwumva arimo aracuranga. Yes, reka rero ninjire turaganira, twumve byinshi ku muryango we. Ukinjira nyine ibintu ubona ni ibya kinyarwanda. Ni umugabo utuye mu gipangu cyiza kabisa, ahantu heza, ahantu hafite gahunda nyine nk'umuntu w'umunyabiceri. Come, let's go. Yes, bambwiye ngo ari mu gikoni, ari mu gikoni ubu ngubu aratetse. Ubusazi gutekara Dr. Murabo. Ubuse uzi gute? Guteka ndabizi. Hano wawe ubonye atetse ifiriti yakoresheje amavuta mutamenyereye. Marigarine. Utetse. Marigarine teka ifiriti neza. Abya bigabo by'ibida byamenyereye kurya amafiriti. Aho ngaho ntashaka kandi ufatishe nagushya. Arahiye. Uri kumva kuntu abagore baba baragowe. Uri kubyumva kuntu baba bameze? Ndabyumva rwose, iyo munatetse ari ibindi. Ndabona wakoze icyitwa Mwiza Plus hano, ibintu bimeze neza. Uri gutekera mu gikoni kimeze mu kazi. Je musanze ndi mu rugo n'abana bagiye gutaha. Wenda hari umuntu wahita yibaza. Hari umuntu wahita yibaza ati ari ibihiye. Ibirayi bitogosheje. Ibirayi bitogosheje. Ubu ngubu ngiye kubikora ukundi kuntu utamenyereye. Ubu ugiye kubikora gute? Ibirayi rero abantu batamenyereye baba bashaka ibintu biryoshye kandi bidakaranze. Urabona ko biri boilo, ariko ubu ngiye kubishyiramo akarungo gatuma biryoha cyane. Yes, rero hari abantu bajya bibaza ngo Salongo ni muntu ki mu buzima busanzwe? Wenda n'ikiganiro si ngombwa ngo tujye kwicara ahandi hantu, tujye kugikorera hano kirinde kirangira babona uburyo uteka. Ubundi Salongo ni muntu ki? Hari abantu bamwe bakwita umupfumu, abandi bakwita umuvuzi wa gakondo, abandi bakwita amazina bashaka. Ubundi Salongo ni muntu ki?
avuka he, ni umunyarwanda? Salongo ni umunyarwanda wavukiye Karagwe muri Tanzania. Nabayeho nabi, mbaho mu buzima bubi, mbaho n'ababyeyi banyishurira amashuri barushye. Urumva? Uvuga ngo rero Salongo yize ibintu byinshi cyane. Imibereho yo guteka nayinyuzemo ku ishuri hehe. Umwana utaruzi guteka mu muryango yabaga ari nk'ikivume rwose. Abantu rero bavuga umupfumu, iki umupfumu, urya umupfumu mwiza aruta abashumba cyangwa pasiteri igihumbi cyangwa miliyoni 20 b'ibivume badafasha abantu. Badagira umutima. Umupfumu ni umuntu nk'abandi bose. Yes, wenda dusubiye inyuma amateka ya Salongo wavuze ati mu mwuka ushaka bizana umwuka. Abantu bavuga ati Salongo wavukiye Karagwe muri Tanzania. Nibyo Salongo avuka mu muryango w'abana bangahe? Avuka mu muryango w'abana 9. Ni wakangahe Salongo? Salongo ni umwana wa kabiri. Salongo ni umwana wa kabiri. Uretse gato ihangane yakumbaza ibibazo byinshi tumashiriza. Yes, muri nkuko mukurikiranye dore umwuko bawuzanye. Umwuko nguyu barawuzanye no wagiye gukoresha akira. Umwuko bawuzanye rwose akantu muri comment ko ba diaspora mu iyo ngiyo umwuko niki mu cyongereza bawita ngo iki? Akira umwuko bawukuzaniye. Wari kutubwira ati vuka mu muryango w'abana 9, uri umwana wa kabiri. Salongo aracyafite ababyeyi bose? Salongo afite umubyeyi umwe mama. Papa yitabye Imana Bamuroze kandi yari umuntu w'Imana nkuko nabikunze kubibabwira mu biganiro byahise. Bamuroga arapfa. Aziza amarozi. Aziza amahembe. Ihembe ryitsikiranye n'iryo bamutongera. Ariyo ryatumye Salongo aza mu buvuzi gakondo kugira ngo ashobore kurengera abandi bashobora gupfa urupfu nk'urwa papa. Salongo amashuri ye abanze yayize hehe? Segonderi yayize hehe? Se Salongo yaba yaranize kaminuza? Wenda nabyo wabiganirira ku bakunzi we cyangwa kubona ubu uyu munsi uzi ko ufite abafana? Simbizi. Ati wanaririmbye Salongo amashuri abanza nayigiye Karagwe Tanzania. Bayitaga shuri ya Musingi Nkwenda. Abantu twiganye barabizi benshi ntabwo mvuze amazina yabo. Andi mashuri ngarutse mu Rwanda ubwo ngubwo abanza narangije Tanzania ko barangirizaga mu mwaka wa 7. Ubwo nkiri muto ntabwo nari mukuru. Ngeze mu Rwanda bansubiza inyuma nsubira mu mwaka wa 3 ngo amashuri yo muri Tanzania ntarema afite. Ndabyemera ndiga mu Rwanda. Maze kwiga amashuri abanza nasubiye inyuma ndayarangiza. Ndangije mpita kwiga automobile. Ubwo ni imyuga kandi ndangije amashuri indi yanjye abanza. Ndangije nkomeza muri segonderi mu kigo cya Kibungo. Abantu bahize barabizi. Bazi rurangirwa w'isoni. Niga automobile, niga mécanique générale kuko twigaga ibintu bizana amafaranga vuba vuba. Ndangije nkomerezaho njya muri University Cyambogo University niga civil engineering. Ubwubatsi. Ko nabyo narabikundaga. Ari naho naboneye impamyabumenyi yabyo. Ubwo amashuri ya Salongo bagarukiye aho ngaho. Wize university, muri university wize ibintu bijyanye n'ubwubatsi, wize automobile, ibintu bijyanye n'imodoka. Wenda ku bantu automobile ni ibintu bijyanye n'amatara y'imodoka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Imodoka, moteri, kuyirema nabyo n'ubuganga reka. Uriye mu kanishi ushaka gukora moteri y'imodoka gutwarira kujyana kugarura. Buriya nawe ni nk'umuganga. Wabonye umutsima ariko ubiraye? Uyu mutsima awitangukira. Uzabaze mu abantu bo kuri YouTube baba bazi ibintu byinshi. Uzabaze bazaguha. Uzabaze ngo umutsima witanguki babwita abantu bawuzi mu mpera yike. Abantu hano tubazi uyu mutsima. Nabereke neza mumbwire ibi birayi bari gukora. Ni umukoro mbahaye. Muri comment mwandike ngo ibi bintu Salongo ari gukora babyita gutya na gutya. Ibi bintu ndabyibutse kuko muri hotel narabyize.
mise mbyibuka ibyo ari byo. Ibirayi birimo margarine bicucuma bikamera nk'umutsima, warangiza ugashyira mu ifuru ubaye ubishaka, ushatse ubishyira mu ifuru cyangwa ukabireka gutyo, ariko jye sinkunda kubishyira mu ifuru, hejuru utuntu bita pirisili nuko, ariko jye mbikunda bimeze gutya nta bindi bintu nongeramo. Noneho hari umuntu wahita yibaza ngo akazi ukora uyu munsi muri famiye hari umuntu waba warigeze agakoramo? Ko nkora ubu muri famiye reka sogokuru wanjye gakoze, ariko kera ntabwo yari agafite ubumenyi nk'ubwanjye, ntabwo yari afite ubumenyi nk'ubwanjye kuko ubundi sogokuru wanjye yatuvurishaga imiti gakondo, ubuganga bwari butaramamara cyane muri za 77 78, numva ni ukuvuga ngo rero ubuvuzi bumaze kwamamara muri Tanzania cyane aho nakuriye bwa kizungu, twakomeje twikoreshereza imiti ya gakondo. Ndibuka ivuriro ryacu riza aho twari dutuye hari muri 79, niho banteye urushinge rwa mbere, umunsi nararwaraga malariya, nari mfite imyaka 8, nari mfite imyaka 8 7 gutyo, nari nkiri mutoya. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe ni nabwo mberwe kurwara malariya. Kuva icyo gihe ubwo ni muri 70 ingahe? Muri 79 nibwo uheruka kurwara malariya? 79 80 nibwo banteye urushinge ukabona. Numva ko urushinge rubabaza, ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabwo nongeye kurwara malariya cyangwa izindi ndwara ziri aho ngaho, ko muzehe wanjye yari azi kuvurisha imiti gakondo, naho ubundi nta wundi muganga wongeye kuva mu muryango wacu. Yes, kuvurisha imiti gakondo nibyo uyu munsi noneho uri umuganga cyangwa uri umuvuzi wa gakondo. Ubundi izina Salongo, wenda dusubiye inyuma gatonyi, izina Salongo rikomoka ku ki, ninde wari kwise byavuye? Izina Salongo nabyaye impanga, abana b'impanga babiri, umwe yitaba Imana n'abandi. Niho byavuye, ntabwo ari izina ry'itangaza, hari aho numva bitwa Baruhara, hari abandi numva bitwa Itangaza, ngo baba barigana Salongo bagira amazina akomeye. Iyo ni amazina yo gukanga abantu, kandi umuntu ntabwo akanga abantu ku munwa cyangwa kubera izina, ahubwo ibikorwa byawe nibyo bitera abantu ubwoba, bakavuga bati koko wa muntu ni Salongo koko wabyaye impanga, ariko kandi ufite n'ubwenge bwo kuvura abantu, kugira ngo mwarabibonye ko nagiye mvura abantu mu bintu bitandukanye, mu macana atandukanye no ku mateleviziyo asura kenshi. Ubundi izina Salongo ni umuntu wese wabyaye impanga? Umuntu nawe wabyaye impanga waryitwa, nakwitwa Salongo. Yego. Yes, uwo rero ni Dr. Salongo, abantu muzi cyane mu buvuzi gakondo. Turiwe mu rugo muri kumubona arimo arateka kabisa, ibintu bimeze neza, arimo arateka. Mu kanya ubu ngubu turicara tubivovore neza twumva ibiryo yatetse. Natetswe n'amavuta ataraye kizungu. Aya mavuta ari amavuta uri gukoresha ubundi bayita ngo iki? Aya mavuta akoresheje margarine n'amavuta y'inka. Yava mu nka zacu tunga. Bangwe impamvu nkangira urabona imyaka mfite ni myinshi. Ariko imyaka ingahe sa? Ngiye kugira imyaka hafi 44. Hafi 44. Urakuze. Ni Salongo. Ubuvuzi noneho bwa gakondo cyangwa se kuvura bya gakondo wabitangiye ryari? Wabitangiye muhe mwaka? Igitekerezo cyakujemo nyuma yaho papa wawe yitabiye Imana azize ikintu cyitwa amahembe. Wowe noneho wabigize umwuga kuva ryari? Maramo hafi imyaka 15. Yinjira hafi 15, 17, 18, hafi muri 20, ko nabutangiye kera, ahubwo ndabwamiriyora maze gukura. Ko nayo najya nkurikira sogokuru wanjye avurisha imiti, ariko ahubwo ngo ubuhanga bwabwo muzehe amaze gupfa nibwo nabyinjiyemo cyane. Nibwo winjiyemo mu bintu bijyanye no kuvura. Inzu yawe nayibonye ukuntu imeze, ukuntu ihagaze, bigaragara ko uri umuntu kabisa, uri umuntu w'umugabo, uri umuntu waharaniye gukora kandi icyo wifuza cyose ukigeraho. Salongo yaba yarashatse umugore ryari? Apana foko.
Salongo yashatse umugore 2 mu mwaka wa 2008. wamushatse umugore wawe ukiri muri ubu buvuzi? Namushatse ndi mu bintu by'ubuvuzi ariko ndimo no kwiga ibintu by'ubwubatsi. Yari nkuko nari nabikubwiye. Ntabwo byigeze bikugora kumukomveka wenda ngo kumwe umukobwa bajya kumutereta wenda tuganiriro wenda n'utubeshye twaje kwiga ku buzima? Hariya Salongo agiye kwarura umuceri yatetse ku mashanyarazi ariko na hano amavuta yasarangutse. Kabanga neza. Narindi kukubaza ati umukobwa waterese ukora akazi gasa nkaho abantu bakita ngo n'ubupfumu, ntabwo byigeze bikugora cyangwa ngo we bamuca intege bavuga tugiye gushaka? Yaranze naramubwiye nti ugiye uranzi kandi ikindi uzi ikingiye gukora umusobanurira. Ntabwo yigeze rero ngora cyane. Naramubwiye ikintu cya mbere ni ukuza umutima wanjye, kandi umutima wanjye cyane ni umutima w'impuhwe wo gufasha abantu ibibazo bitandukanye. Icyo nashoboye singikora, nashoboye ndagikora. Icyanga cyapanga nk'uko undi wese cyapanga, kuko n'umuganga wa kizungu yavuga umuntu agapfa. Amafoto yasarangutse. Naje kubatesha umutwe w'ihangane. Ubu mwambaza ibibazo byinshi. Mwambaza ibibazo byinshi ariko nkavana kundi kintu cyanjye hano. Ngaha bigenze gutya. Ugiye kubanzamo inyanya? Oya. Intoryi wabanje gutegura zivanze n'igitunguru. Salongo akaba arimo arabikaranga. Amavuta agomba gushya kugira ngo ase neza yo gutera uburwayi. Sibita bishiririza? Ntabwo biri gushirira? Bishoboka. Gifitemo amazi ubwabyo. Gifitemo amazi yabyo. Kuko ibintu ngura bigura biri fresh. Cyangwa nawe ukabizana ugatubishyira muri firigo? Ntabwo nshyira muri firigo. Ufatisha umutwe akira agatambaro. Ntabwo ngiye gufatisha n'undi. Wari kuvuga ati umugore wawe yari akuzi neza, akuzi cyane ibyo ukora, uravuga ati umutima wanjye. None ujya gusaba cyangwa iwabo ntabwo bigeze babigiraho ikibazo bavuga ati wa mukobwa utuzaniye umupfumu? Barabivuze bati rwose bamwe na bamwe ariko mama we ni umuntu wanjye aranzi. Ubwo yaravuze ati ukazi rwose ukoze ni byiza, ufasha abantu kandi urabibona koko ufashije abantu benshi. Arabibona ko ufashije abantu benshi. Muri karitsiye noneho abantu bagufata gute nka Salongo? Muri karitsiye bafata nk'umuntu ufite impuhwe, bafata nk'umuntu udasanzwe. Bamwe barantinya abandi baranyubaha, ariko giye nkunda gusabana nabo kenshi. Iyo umwaka urangiye ndabatumira bakaza hano tugasabana, bakambwira baturuta n'abantu benshi tutari tuzi. Ubwo ni ukuvuga ngo rero ngewe nta umuntu w'abantu. Urumva? Gupfundikira guteka ni ibintu bitoroshye. Bashobora guhera isoro ngo ipfundikire bikunanira. We, akira. Uri hariya hirya. Shyira ku meza. Hariya ni mu idirishya. Nako ndabona ufite igikombe mu nzu. Idirishya nicyo rimaze. Ufite igikombe hano. Ibikombe byinshi bampaye bitandukanye. Yes, turacyari ku buzima bwa Salongo. Salongo ni muntu ki nyuma y'ubuvuzi bwa gakondo mwabyumvishije, avuka mu muryango w'abana 9, yavukiye muri Tanzania Karagwe. Yize amashuri yisumbuye ibintu byishagiye bisobanura, ariko noneho tugiye kwinjira kuri Salongo wo mu buvuzi gakondo. Salongo wo mu buvuzi gakondo atandukanye na Salongo wize civil engineering akigana automobile. Excuse me. Salongo wo mu buvuzi gakondo nabyaye ntabwo nabiretse. Civil engineering umuntu ashobora kumikira kanka mugira inama mu kubaka, kuko ndi umuhanga wabyo n'ama design mu nzu bayabonye, n'ubwo inzu yanjye atari nini cyane. Mfite n'igitekerezo ari nimo kubaka. Ibikorwa bya Salongo biragutse. Abantu uko bafata Salongo mu buvuzi gakondo n'uwo mu buvuzi nawo mu buzima busanzwe cyangwa umuganga na Salongo umupfumu, umwubatsi, engineer n'umupfumu. Ubu ngubu abantu ntago bazi ibyo nize, bazi ko Salongo umupfumu. Ariko ibyo sinjya mbyanga. Nabwiye ngo umupfumu mwiza umwe
aruta abandi bantu benshi mutekereza ko ari beza inshuro igihumbi. Abantu rero bamaze kumenyera, bamaze kumenya ko uwo Salongo uwo ndi wari muri jewe. Urumva? Uwo ndi wari muri jewe, ikindi mo nicyo nzi icyo nkorera abantu. Ntabwo nita ku mazina, kuko izina umuntu ashobora kukwita uko ashaka, ariko noneho wowe uriwe ntabwo bari kubiyemeza. Ntabwo izina ari ryo muntu nkuko bajya babivuga. Wenda reka twinjire kuri Salongo kuri weekend cyangwa se umunsi wa Salongo ubupanze gute, ubuhagaze gute, iyo ubyutse ubanza gukora iki, wenda nyureramo abantu muri makenya. Salongo iyo mbyutse bigenda gutya na gutya. Mbyutse akoraga siporo kwirukanka kugira ngo bagabanye ibinure mu mubiri, nubwo mba nteke ibintu bidafite amavuta, ariko n'aya ngaya haba harimo akantu kajya kabura. Wabuze uvuga ngo birashira, uburyo wabonye bishirira. Iyi se ntiwagira ngo ni buto isanzwe, wagira ngo ni buto isanzwe ariko ni amavuta y'inka. Iyo ubyutse ukora siporo ukava muri siporo. Nkora siporo, namara gukora siporo nkafata abana nkabajyana ku ishuri, nava kubatwara ku ishuri nkajya mu kazi. Nkajyana n'amadamu. Noneho weekend yawe uyipanga. Weekend yanjye ngira umunsi umwe mu kwezi wo kujyana na madamu n'abana, tukicara tukaganira, tugasura mu buzima bwacu, tukishima, tukenjoyinga n'abandi bantu. Twageraho tuba turi ugasanga abantu benshi batangaye ko bari kumwe na Salongo, abandi bakishima, abandi bakiruka. Nuko mu buzima niko bigomba kugenda. Ubwo wabyumvise. Yes, ni nguwo ni Salongo. Salongo asengera muri hedini, yavukiye muri hedini. Salongo n'umudivantiste umunsi wa karindwi. Yavukiye mu idini ry'abadivantiste. Abadivantiste nibo bandeze kandi n'ubu ndacyari we. Mbonye akanya ku isabato njya gusenga. Nabana nakabonye ndi mfite abarwayi ngomba kwitaho cyane, nkajya gusenga. Ubu hari akaririmbo wibuka waririmbira nk'abadive bakakibuka? Ntabwo nakakuririmbiye se. Ushaka kunsubirishamo? Oya karira yiva ariko ubu ngubu nabona magaza. Hari indirimbo twayaga dukunda kuririmba kera ni nyinshi. Indirimbo ngo niki cyankiza ibyaha. Niki cyankiza ibyaha n'amaraso yawe Yesu. Niki cyankiza rwose n'amaraso yawe Yesu. Maraso atunganye niyamboneza rwose nta cyamagukira nk'amaraso yawe Yesu. Mukizura karama ku maraso wambiriye, ni wowe niringiye ku maraso wambiriye. Maraso atunganye niyamboneza rwose nta cyamagukira nk'amaraso yawe Yesu. Yes, iyi ni new episode cyangwa icyo twita Ninde kuri BigTown TV. Yes, duhereye kuri Salongo, ni ikiganiro Ninde. Buri muntu umenye ngo ninde Salongo, ninde Salongo mu buzima busanzwe. Uyu mugabo abantu benshi mwagiye mumenya, bagiye bamutinya bakavuga ati ko se uyu muntu uvuga jaja. Ubundi jaja ni turatangiye umbaza jaja. Wowe se sogokuru wawe ninde? Sogokuru wawe bamwitaga nde? Sogokuru wanjye saba harya bamwitaga ndera. Nzanira za nyama nakase hariya sha. Mwanga ujya gushyiramo akaboga kugira murye neza. Basore bamufite mukeneye akanyama mubiri. Jajya ni umuntu nkuko wavuga sogokuru wawe, nkuko wavuga abakuru bawe iwanyu, utubashya abakuru, utamenya aho uturuka ntumenya niyo ugana. Jajya rero ntibazajya mu muzimu, jajya no umuntu uriho wanyigishije kuvura. Kandi n'ubu ngo baracyariho, iyo hagize ikintu kinanira mu gace cyangwa kikajya ku ruhande arambwira ati aho ngaho kora gutya. Ntabwo rero namwita ngo no muzimu cyane ihembe cyangwa iki, no umuntu
wanyigishije kuvura. Iyo muhamagaye araza mu mbaraga ze, mu mbaraga yahaye Salongo, ndamuhamagara akaza akamvugisha. hariya buriya tunagani n'abantu banakureba neza. Haje akaboga, haje kamerama, waje ngwino. Aka ni akaboga wakase karanahiye ariko bari nayitogosheje ku mbabura yindi iri hariya hirya gato. ariko uzi no guteka. Ni ibiryo biri gutekwa na Salongo. Amavuta ya buto mwabikurikiye byose. Urumva nyiraho yewe ikintu cyose manyaho nigisha n'abantu. Kuko byose ni ibintu by'ubuzima. Ibintu by'ubuzima rero twebwe cyane cyane nk'abantu b'abagabo baba bakunda inyama z'umweru, aho babuze inyama z'umutuku barya inkoko y'umweru nk'uko imeze. Inyama z'umweru nizo zemerewe kuribwa n'abantu. Nta kindi kintu kirimo ubwo. Nta kindi kintu kijyanye n'ikirungo. Nta kirungo kindi ngo urabibona ko bimwe ibirungo nakoresheje wabibonye. Ibitunguru, inyanya n'amavuta atari buto. Atari cooking oil iriya. Atarayo ngayo ubona. Ataranga bita Kristo. Singo ngo yavuga amazina. Aya mavuta noneho uri gukoresha uyu munsi bayita ngo ni masaka. Ni amavuta y'inka. Amavuta meza cyane aba yakorewe ubugororangingo, nubwo kataburamo ariko nta kibazo. Wenda Salongo nk'iyo yicaye mu rugo ndavuga ngo ngiye kureba filimi, ureba filimi bwoko ki? Yewe kugira ngo ndebe filime biba bigoye. Urumva? Ariko jewe filime nakundaga kureba igihe nazirebaga, ubundi nazireba rimwe na rimwe na madamu wanjye, ariko ni gake cyane. Nkunda kureba filime zigisha ibintu by'ubuzima, z'amastori, filime story yigisha ku buzima bw'umuntu, ukuntu yabayeho, akaza gufasha abantu, akaza kwitangira abandi. Ayo niyo mafilime nkunda kureba. Zaba Mandela, zaba Rumumba, ariko abo ni abantu bagiye barwana bakageza ku gupfa. Iyo bishobotse nyine bibaho kuriya. Dore bazanye ka kantu karekare gusa ko ni kari ugutwika. Wenda iyo uri kumva umuziki wumva uwuhe muziki, ubuhe bwoko? Nyarwanda. Kundaga indirimbo za Rugamba Supiriyani, indirimbo z'impara, zabitse zaburakeye. Nkunda kumva amakondera. Izo ndirimbo zumva cyane. Ariko ufite amashusho urashaka. Ibyo guteka bishobora kuba biryoshye. N'abantu batureba hariya. Abahanzi b'ubu ngubu noneho dufite mu muziki nyarwanda, ninde muhanzi wenda wavuga ngo uyu muhanzi aranyinspira? Umuhanzi unyinspira cyane nakundaga Kayirebwa Cecile. Kandi n'ubu sinamwanga ko aracyariho. Nubwo yaba yaritabye Imana ntaba nkimukunda kuko ndi umuhanzi ntagapfa. Abandi b'iki gihe biri mu rukundo rw'abakobwa cyane, ibyo ngibyo sinya mbijyaho cyane kuko ntabwo bimfasha kenshi. Nakunze umukobwa, naramanutse musanga ku musozi, turakundana, ibintu nk'ibyo ngibyo rwose. Nkunda ibintu indirimbo nyarwanda ivuga ibintu byafasha umuntu. Urukundo ni rwiza kubw'umukobwa n'umuhungu, ariko bagombye kubigabanya bakarimba ku bijyanye n'umuco nyarwanda. Yego. Yes, ku muco nyarwanda dukurikiye aho ngaho wigeze wumva bavuga ngo abahanzi b'ubu cyangwa abahanzi nyarwanda baririmba ibishego. Nkaho nakubwiraga. Ntabavuga amazina ariko usanga ari byo cyane cyane urubyiruko rukunda, ntabwo babarenganya. Kuko nicyo gihe cyanyu ngo muratwika, ariko muba mwitwika namwe ubwanyu. Aho mutwika namwe ubwanyu mukitwika. Ngo nta myaka ijana. Ngo nta myaka ijana. Kugira ngo bidashirira. Ushyizemo inyanya. Biryoha. Ibiryo. Ati nta myaka ijana. Aba ba Rocky n'abandi ujye ubakurikira. Ari Rocky na Junior burani nde muntu ukunda gukurikira cyane.
Rocky uri ukora kuri TV kuri televiziyo Rwanda iriya ntabwo ari Rocky uri usobanura filime nakunda gukurikira Yanga abangaba ba Rocky bakurikira gake cyane ntabwo umwanya warabuze ariko Yanga naramukurikiraga igihe nari mfite umwanya hari n'undi witwaga Mike niwe wazanye indirimbo niwe wazanye ibyo gusobanura amafilime we na Yanga nibo bantu rero nakundaga cyane na ba Rocky mbumva abana banjye barabakunda kubyumva ni byiza kandi bazatera imbere gusobanurira abantu ibyo batumva hari nk'ubantu babanze kubirwanya ngo reka ngo abantu bajye babanza biyumvire ngo umuntu atega amatwi ngo yige icyongereza hari utakiza adafite n'ubushobozi barabafasha rero kugira ngo bumve bya bindi by'abazungu bavuga batumva n'ababize cyane nabo barasobanurirwa mu nama mpuzamahanga bambara ibintu matungo kugira ngo bashobore kumva icyo kanaka avuga bise babwira abantu ngo mwo kumva ngo indirimbo ngo mumenye icyongereza kuki baba bagiye mu manama bakenera abantu babasemurira ahantu hose tuba dukeneye umusemuzi nanjye yongeye mu mahanga igihe mukenera ko hari ibyo mba ntumva bavuga yes Salongo uyu munsi amaze kugera mu bihugu bingahe Salongo ageze mu bihugu byinshi bya Afurika n'iby'Uburayi nka 3 no muri Amerika ntabwo nabisobanura ariko mbigendamo winjira mu ndege bwa mbere byari bimeze bite ninjira mu ndege bwa mbere naratangaye arebye za mbaraga zanjye njya nkoresha nsanga hari izindi mbaraga none abazungu bafite zikomeye narebye ukuntu indege iva ku butaka ikazamuka ikajya hejuru ugasigara uyibona ireremba hejuru muri vide biratangaje ku muntu utarabibona cyangwa utarayijyamo n'ubwoba bwinshi ku muntu ugira ubwoba ntabwo wajya ku idirishya ngo urebe indege biratangaje ni make ubu ni Salongo umunsi wa mbere ujya gutereta madamu wawe iki ni ikiganiro bita ngo ni ninde ni Salongo ninde ujya gutereta madamu wawe bwa mbere mwahuriye hehe wamusanze ese ijambo rya mbere wamubwiye n'uyu munsi ukibuka uvuga ati ijambo niryo ryatumye nkunda tukaba twaranabyaranye n'imanga ni irihe ijambo namubwiye ngo madamu nako namubwiye namwita muzirankoni namubwiye nti icyo nshaka ntuzaba umugore urumva niba ushaka ko tubana neza tuzabana nzambera umugore cyangwa nanjye nkubera umugabo icyo nashaka kuvuga uracyumva zatuma mera ibyo kurya byanjye impamvu ni uko abagore n'abagabo kuba umugore bimwe bavanga umugore ngo aragora amangu ibiki najya nkunda kubibona mu muryango mwinshi naho nagiye mba mu bantu benshi batandukanye no mu ngo nyinshi nagiye mbona zikasenyuka kubera ko umuntu ariko nkajya numva umugabo avuga ngo ariko wa mugore we ngo ariko wa mugore we wabaye ute nkumva n'umugore aravuga ngo ariko wa mugabo we wabaye ute numva ibyo bintu nyakumva amajwi asubira mu matwi yanjye avuga ngo wa mugore we wa mugabo we wa mugore wa mugabo we ngo ntuzaba umugabo ntuzaba umugore nawe arambwira ngo ntuzaba umugabo namaze kumusobanurira icyo bisobanura nawe arambwira ngo ntuzaba umugabo niyo tugiye kuzamo akantu ko gutongana namubwira ntari kugiye kuba umugore kandi nabikubujije agahita yisubiraho kuko yakamubwiye kera nanjye nawe nagiye gutana kamwe wa mugabo we kuko ugiye kuba umugabo kandi warambwira ngo ntuzaba umugabo ntuzaba wa mugabo wundi kuko umuntu aba arimo ibice byinshi kandi ushobora kuba mvuze gutya akabisesengura ukundi hari umugabo kuba uri umugabo ariko haba noneho kuba ngo ndi umugabo ukumva ko ndi umugabo irangije byose cyangwa ukumva ko ndi umugore irangije byose niba wumva ko uri umugore ngo wamaze gushakwa wamaze gusezerana birangiye ubwo ngubwo ubaye umugore wa wundi wa rusange ariko ugomba kuba umuntu udasanzwe ukaba ntuba umugore ugahora mbese umeze nk'umukobwa kuko umukobwa ahora yitwararitse icyo nashaka gusobanura nk'uko turimo gutetana n'umukobwa nk'uko nanjye umura ndi umusore tuzagome tumbe muri bino bihe no kuzaba ngo twabaye abagore n'abagabo ngo noneho bya bindi bihinduka ubu ni isobanuro bwabyo ubu ni iki nimba atari umugore nawe n'ubu umugabo turi nka kwa kundi twari tume tugishakana nisheri
ni sheri ntago bihinduka byavuye kuva ku sheri abapapa we na mama wanjye nkuko abana batwita kuko jewe nkanje umuntu wo muvuzi nirirwa mvura imitima y'abantu njya mbibona babaye abagore nkaje mbona batambikiriye sinshaka ko ibyo bintu byahinduka ahubwo bigomba kugenda bikura bikabata andi mazina yanyu banyumva ubu sheri wanjye nawe sheri we nkuko yabiyitaga kera tugishakana nuko bimeze ubu nabaye papa na mama byafashe ibindi rwego rero byarakomeye nirihe kose waba warakoze uyu munsi ukavuga ngo iri kose ndaryicuza kuba nararikoze cyangwa ikintu mvu utakoze ukaba wicuza uyu munsi kuba utaragikoze ku by'urugo cyangwa ku buzima busanzwe mu buzima busanzwe yaba ari iry'urugo cyangwa se no mu busore bwawe ikintu nicuza ntakoze ntago nashoboye n'aka kanya kubwira abantu uwo ndiwe 100% nuko nabishaka nagize intege nke uwo ndiwe nuko abantu bamfata ngo mbibumvishe mba numva nafata nk'inyundo nkabakubita kugira ngo bumve uwo ndiwe ko kukuri kuko nanze kwambara uruhu rw'intama ngo noneho mbeshya abantu kuko inzira nahisemo yafashije abantu benshi cyane ntabwo rero nashoboye kumvisha abantu bose ngo banyumve ubutumwa bwanjye bwo kubumvisha ko ubuvuzi gakondo atari inzira y'ubupfumu cyangwa no kubeshya nk'uko abantu babivuga cyangwa y'abarozi ahubwo ni inzira ya gakondo y'abasogokuru bacu kandi ifitiye abantu benshi akamaro ntabwo rero ndagera ku rwego nshaka niyo kintu kimbabaza ntari nakora nabuze n'abamimfasha uwo bibibwiye usanga abigendamo gake nicyo kintu cyambabaje cyane kimbabaza n'ubu ngubu nicuza ni iki wishimira mu busore bwawe no mu kuba warashatse umugore ndetse no mu buganguko nishimira nuko mpuza n'umugore wanjye kuko mbere yuko nkorera abandi umuti nabanje kuwikorera kandi urakora naravuze ntaho kugira ngo jewe ejo ibyo nkorera abandi bizange nishimira urugo rwanjye n'ikintu cya mbere n'abana banjye ndabakunda kandi nkakunda abantu bose muri rusange no kubona nishimye ndi kumwe n'abantu tubyina twishimye imitima yacu iruhutse no kuruhura imitima y'abantu ikintu kinshimisha kurenza ibindi yes icyo nicyo kintu kigushimisha kuruta ibindi bintu byose ikibazo rero cya nyuma ngiye kukubaza uramutse uye na perezida wa repubulika uyu munsi Sara wamubwira iki n'igiki wamusaba perezida wa repubulika muhuye uyu munsi duhuye ikintu namusaba numva kinjya mu mutima wanjye akanyemerera akampa nk'iminota 3 cyangwa amasegonda 50 namusaba yuko ruhindura nk'intego yafite duhindura imyumvire y'abantu tukajya duhindura n'amazina amwe namwe twiswe kera adushambagiza akatuma duhera inyuma kubera amazina yacu twiswe n'abazungu kuko twiswe amazina dukurwaho yacu ngo n'amapagani twitwa ari izina rimwe gira ikirisitu ngo irindi ni ipagani na padiri yagiye gukoresha pasiteri ngo ni ipagani uvuga ngo twabigendeyemo ntabwo dufite n'uburenganzira bwo kubihindura kandi bizahoraho imyaka myinshi ariko nko mu Rwanda byagombye kuzahinduka umuntu akagira amazina ye abiri yose ari amazina atitwa amakirisitu ahubwo ari amazina ya Kinyarwanda y'Abanyarwanda ba Keza ba Gasaro ba Rurangirwa ba Rucibigango baca mu bicika ba Muzirankoni ibintu nk'ibyo ngibyo tukavanaho ba Wilson sinzi ngo ryavu papa yaripfuye ko genda parwanye Wilson ariko Wilson niba y'imbwa y'umuzungu sindi kandi usanga hari n'imbwa z'abazungu zitwa amazina ayo mazina ba Roza ngo na Karabo Akarabyo Karoza n'andi mazina dutuka bitanazi ngo ba Kerere yes wari ugiye gushinga ikipe y'umupira w'amaguru nacyo sinakenda nakikubajijeho abantu bahereye baravuze ati se ya kipe Salongo aragiye gushinga yarayishinze cyangwa byarangiye ikipe irahari ariko ikipe kubera corona yasubiye inyuma gato kubera ubushobozi ndashaka kuzayishyira mu cyiciro cya kabiri ngira ngo n'ibimpundira nk'umwaka utaha kuko corona iragenda igabanyuka ariko ikipe irahari bayita Muyange FC Muyange ituye hano aho ntuye Nyaranyundo hano tuye Bagasozi umudugudu wacu witwa Muyange
urumva ya nyama zirahiye ngiye gupfundikiraho akanya gato bano gasupu gakorere neza banjye bakora ibyo kurya natetse kuko nta n'umukozi wo mu rugo wateka nka papa ntabwo waravuka bibaho na madamu yabiriyeho abyibuha nyine. Ubu uyu munsi wabitetse uravuga tunanamukore surprise banda atarazi kuri bubikora ariko n'ibyanjye igihe cyose cy'umweru none kandi ndaza nkabatekera n'abakozi nkabigisha bimwe batari bazi nk'uko nguko hari bibatunguye. Muri ino myaka hari abagabo bakigaragara bagikubita abagore, wowe wavuze yuko madamu wawe cyangwa ngenda avuga madamu kubera yuko ngiye ntabwo wabimbujije, hari abantu bagikubita abagore ugasanga barakubita pe kubera ko n'ubundi umugabo agifata umugore ati n'ubundi n'umugore. Ibyo nakubwiraga bya bindi umuntu akumva ko ari umugabo byakemutse, n'umugore akumva ko ageze mu rugo birangiye, akavuga ati imitungo y'umugabo ndayifite yose nta ntera hejuru tuzagabana nigendane nshaka undi mugabo. Ntabwo ariko ingo zagombye kugenda, ntabwo ariko bagombye gukora. Umugabo nawe uza kubita umugore ukumva ko wamushakiye kumukubita atarakubiswe na se na nyina, nubwo baba baramukubise abaje bari guteta ntabwo abaje kurwana nawe no guhangana, uracyari inyuma. Navuga ngo uri igicucu, niko nabwira uwo mugabo, navuga va muri ibyo urimo ugaruke. Ubwo ni ubugoryi. Umugore nubwo yagutuka akakubwira nabi bitewe n'uko wamurakaje, buriya ntabwo inzira yo gucamo kubikemura ibibazo si ukumukubita. Umugore wanjye ntiyambwiye nabi ndaseka mu gitondo akinenga, mubaza se ubundi wambwiraga nabi bigende bite, ati nawe wandakaje. Ninde kurakaje? Nari mbizi ko nshobora kuba nakurakaje, ariko ntago ndi umuntu, nambaye inyama n'amaraso. Ntago wagombye kuba indenganyiriza ngo ntuke cyangwa ngo ugire ntuza bikamucaga ahita nsaba imbabazi bikarangirira aho ngaho. Hari abaganga cyangwa abavuzi ba gakondo bajya batanga imiti y'ubukire nabo ugasanga ntacyo bafite. Ubundi imiti y'ubukire ibaho? Uwo ngo abakubeshye, uwo ngo bakubwiye ngo yaguha umuti w'ubukire aba mu nzu y'ibyatsi, nawe ibimandwa niko zamubwiye abakubeshye. Yes, aba BigTowners rero reka mbashimire, nsoreje ku cyo kurya. Salongo yatwakiriye mu rugo, ni mu masaha y'umugoroba, nagira ngo ngende tuganire numva uko bimeze ibiryo yatetse. Yewe we do iyi nkoko murayibona, nuko nshoje Imana ibo mugisha. Reka nshimire Kibro wamfashije cyakoza sero uzi guteka, barani babana uzi guteka, urakoze cyane, watwakiriye neza. Imana igumugisha kandi tukwifurije gukomeza gutera imbere. Sinzi ko wasoza ubwira abanyarwanda, umwanya ni uwawe. Ndabona n'abana baje. Icyo nababwira nuko bagumya gukurikira BigTown, bakore subscribe kuri channel ya BigTown no kuri channel ya Salongo, ubwe mujye muyirebaho, yitwa Dr. Salongo. Ifite aba subscribers 1500 birageze izamuka, niba yishyigikira izazamuka ko nshyiraho gake ibiganiro ariko biba bimeze neza. Nicyo nababwira, kandi babeho neza, bivuze aho bisaba kujya gusenga basenga, ariko aho bisaba kujya kwivuza bivuze. Numva nta bindi byinshi navuga. Mwakoze cyane BigTown. Yes, Imana bamugisha. Nshimire Kibro wamfashije ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho. Hano hari agapusi karaderanja kaba karimo kwakira abashyitsi. Hari agapusi kagenda. Yes, rero ibyo ndi kuvuga. Imana bamugisha we
Yes, rero nibyo ndi kuvuga ni agapusi karimo karakina kishimye. Kishimye. Imana ibamugisha ndabakunda ke bro wakoze Imana kurinde kandi gukomeze. Ikiba cyita ninde